udukurikiranye amatwi yagiye kumva inkuru nziza, wowe udukurikiranye amaso yawe agiye kubona ineza y'Imana, wowe udukurikiranye ugiye kwakira ibitajyaga wakira, wowe udukurikiranye Imana igiye kugusetsa kubera ijwi ryiza rigiye kuva ibukuru. Jinya abadayimoni bagize, Imana yakubwiye ngo igiye guca agasuzuguro ko mukoda ku buzima bwawe, iyo ari tuyahera. Irambiwe guhora usuzugurwa n'abibona, irambiwe guhora usuzugurwa n'abaruhukira mu mahoro. Mbona hano hirya mu Burundi, mbona mu nteko nshinga amategeko habayemo umwuka wo kutumvikana, impaka. Ibyo umwe avuze akati ibyo ntabwo mbishaka, undi byavuze ati nanjye ntabwo mbishaka, uri wese akavuga ibyo ashaka ku giti cye. Mbona kumvikana biranze, mbona umwe akoze mu mukandara akuramo akantu kitwa bucura, ndavuga imbunda, karo ka pisto, ayitunga umwe. Urahero uko Imana yarinze Saduraka ikarina bishaka n'Abedenego bari mu itanura ry'umuriro, Imana ibane nawe. Ikimana yabanye na Yosefu ari muzi y'imbohe, Imana ibane nawe. Ijuru yagutangarije ngo komera. Satani yabyishimiye, Satani ntiyabikunze, rero yateguye ubundi buryo bwo kujyangariza abantu b'Imana. Ariko iyo ari tuyahera hahera, yongeye gushingira ibendera ryo kunesha mu gihugu cy'u Rwanda. Imana yongeye gutanga ubundi bwenge muri perezida. Bivuze ngo hari ubundi bwenge Imana yatanze. Kandi no mu minsi mikeya mugiye kumva iyindi nkuru nziza ituritse ibwami. Hari iyindi nkuru nziza, ariko hari abantu bari kuyibata ngo haleluya. Reka ngusuhuze kandi nkwifuriza ibihe byiza, urukundo rw'Imana ndetse no gufashwa n'umwuka wera bikugota ahantu ugiye uherereye hose. Ni Kiranuka TV, Carlos TV, ku majwi n'amashusho turi kumwe na kameramani Nkoko. Ya majwi n'amashusho yavuze ibyo zina by'emitoro mva bindenze. Nishiramo imiyaga pe. Nishimiye guhereza ikaze Fata Inkoni. Murakoze. Ese ubwo ndayikaze Fata Inkoni TV. Nabyo ntacyo bitwaye. Nabikubwiye. Buramakanye. Iki se? Ubwo ugiye kugarura za bifu zawe. Umwenda uracyari wawundi. Ariko uyu mwenda rero ndanawe ukunda n'umuzima busanzwe ngiye nkunda imyenda y'umuhondo. N'inkweto. Akoruko barayaje. Wagishiramo imbabazi. Suko kwa koko mana yaje. Ako rukureka yenda nkumara amatsiko. Shaka kwibaza impamvu. Ndashaka kuzakubona wonge wambaye kuzakubona wambaye umwenda mushya. Njewe impamvu iyo ndashaka kuvuga ngo kuki nagaruye uyu. Nigeze kubwira risk nigeze guhura nayo mu burwayi bwa madame. Icyo gihe twagurishije ibintu byose twari dufite kugira ngo dushaka amafaranga yo kuvuza umubyeyi. Twigize kurwaza umugore amafaranga arashira, hanyuma twitabaza ibyo twari dufite. Rero abantu ntibakabigire ikibazo ngo kukiyegore ya shati, kukiyegore za nkweto, okay? Nicyo gihe ariko hirya yejo hari uko bizagenda. Nishimiye kuguha ikaze kuri chaîne yanjye ya YouTube na Carlos TV ndetse na Kiranuka TV. Muri aka kanya twishimira ko witabiriye ubutumire bwacu. Murakoze cyane. Kigano cyawe baragututse we. Ufite umunwa wo kuvuga aravuga. Baragututse kandi ururimi nicyo rubereye. Gore ukuntu ureshya kurutwe rubi. Uko ndeshya kose Imana irankunda. Imana yashimye ko neshuko nguko yabonaga ibyo biyeshe icyubahiro. None ibijyanye n'umwambaro yewe akoza imyambaro na amahoro. Niba nanjye yego rateze cyempa inka rero ndavuga nanjye banagize amahirwe ko nisabone yo kuyifura. Hari abatayibona. Hanyuma duherukana ejo bundi uri kumbwira ngo
uri mu masengesho yo gusengera igihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi bimeze igihugu cy'abaturanyi cyo kirugarijwe ariko mbere yuko tubivuga ariko tubanze dusenge bafite ubuhanuzi kandi bwihutirwa ku buryo ushatse kuvuga ko Alain Guillaume Bunyoni generale ashobora gufungurwa kambanze dusenge dusenge Eliya ku musozi Karumeli yarahatwitse harasha nje kubaha amakuru ahatwika koko hagasha se nihatanashya harasigara hacumba okay sawa Uwiteka Mana igira neza giti cy'inganzamarumbu sambi itarumba ivuga bikategeka bigakomera haleluya ni wowe utabara utitabaje abantu ni wowe utanga agaciro abantu bakaba batakajyaho impaka ni wowe utanga uburyo ahari induru hakaboneka impundu aka kanya tugiye kumara aha ngaha ngwino udufashe ngwino tubare umutabazi ngwino unanize ibitunaniza ngwino uhiga ibiduhiga ngwino ubangamira tubangamira buri muntu wese ukurikiye Kiranuka TV ukurikiye Karasu TV ihumura ryawe nirimugeraho amaboko y'Imana namufate n'umushingire ibendera ryo kunesha n'umutwikira mwami w'abami niwongere umukingirize mu izina rya Yesu ufite amakuba n'intambara uyu nguyu n'umuhumurize izina rya Yesu turaraniza imbaraga z'abadayimoni turafunga amarembo y'ikuzimu turanga ibitavuga Imana turakubitasha ibyishyira hejuru turanatararije ibyahagurukiye ubwoko bwawe uwite ibyasamye n'ubibumba iminwa utanga umugisha haba mu Rwanda no hirya y'u Rwanda kandi igihugu cya Burundi wongere ukigarukaho kubw'imbabazi zawe ubuntu bwawe busage izina ry'amarabwo cyubahiro tugusaba bicya byishika biduhera ubuntu tubyambaje twizeye mu izina rya Data twejimana umwuka wera amen urahari cyangwa watashye nagize gute urahari cyangwa batashye ari nkiri gufashwa n'isengesho ariko ruko Imana iri kuvuga iki muri no mitsi nawe ufite inyatsi rero inyatsi mbona barayitweje n'abantu wagiye uhaba amafaranga ndabona barahaye abantu amafaranga aho kugira ngo bayakoreshe icyo yagakoze kapfungura no pesi n'ubara yo tajya kumbangamira aho kugira ngo bayakoreshe icyo yagakoze nk'abana abantu bari kuvuma ya mafaranga abantu bakayavuma bakaba turukunda asigaye yinyemera rukundo asigaye yishira hejuru bitawe n'ukuntu asigaye ameze reka natwe tumuteza zironyatsi ntagatera imbere ntakagira hagera ntakarenga umutaru ariko imivumo abantu bakuvumye ariko urwobo bagushizemo Imana yongeye kukwakiriza itara Imana yongeye kugushira ikintu gikundiro Imana yongeye kukuvumura bakuvumye ngo ntukakira amafaranga ariko uyu munsi wa none marayika w'Imana aje kugukora cyo cyangiro aje kukuvana iyo nyatsi marayika w'Imana aje kongera gushira ibishya mu biganza byawe uko ubuhanuzi ndafashijwe abatista amen inyatsi zaraguteye zigera no ku rwego aho wari uri himuka si ukwimuka kubera ko warabuze ubushobozi runaka ahubwo wabonaga ibihe birimo kugusatira ukabona ibihe bizaza kuyabona ari ikibazo ariko umva icyo Imana ikubwiye kubera agasuzuguro k'abadayimoni kubera umujinya abadayimoni bagize Imana yakubwiye ngo igiye guca agasuzuguro ko mukoda ku buzima bwawe iyo ari tuyahera irambiwe guhora usuzugurwa n'abibona irambiwe guhora usuzugurwa n'abaruhukira mu mahoro Imana ituyahera hahera Imana ije kunyuranya amaboko ije guhindura ibyanze guhinduka ni ukuri ko Imana igiye kuguza n'umuntu ukurusha ubushobozi kandi nawe udukurikiranye Imana iguza n'umuntu ukurusha amaboko kandi nawe udukurikiranye Imana iguza n'umugisha wawe kandi nawe udukurikiranye Imana iguza n'igitangaza cyawe kandi nawe udukurikiranye Imana iguha umugisha Imana inaniza ibikunaniza Imana ihiga ibiguhiga reka mbabwire abantu b'Imana Imana niba kureho inyatsi Imana ni inaniza ibibananiza abantu muri bameze
afite amashimwe yuko ibiciro byamanutse ariko nubwo ibiciro byamanutse hari ibijya gukurikira bikaba birebire kuruta ibiciro byari bihanitse mbonye insengero zongera gufungwa kubera ubutubuzi mbonye Imana yohereza abantu muri gereza kubera ubwese ikora niba uri mu mwuka wera shyira agapira hasi ureke gutubura reka mubwira nuko Imana ijya kwirukana abantu hano ku macano ugiye ngo nishyira hamwe rimeze guteze mbese urabona ko Imana yakubiye ibushize igiye kongera kubure bundi bushya ku macano Imana igiye kugukuburira abagabo bano ngo ni ba profete bano ngo ni ba bishopu bano ngo ni ba revera abantu barabura akazi bagashinga idini dore ko viyuzuzana uvuye mu buyada agashinga idini ariko reka nkubwire Imana reka nkubwire yongeye gushinga ikintu cyitwa inkoni iyi nkoni y'Imana hari abantu igiye kongera gukura mu nzira ariko nyuma y'ino nkoni igiye kongera itanga ubundi buryo uburyo Imana iri butange Imana igushyire ku rutonde rwa mbere rukundo uburyo Imana iri butange nawe nkoko niko numvisha baguhamagara nawe Imana igushyire ku rutonde nawe udukurikiranye uburyo Imana iri bwange tora birisire uburyo Imana iri butange Imana igushyire ku rutonde Imana urugo rwawe rushyire ku rutonde akazi kawe kagiye Imana igashyira ku rutonde abana babanza minerevare Imana ibashyira ku rutonde ubwo burwayi bwakuzengereje Imana n'igihe idushyira ku rutonde uko Yesu yakoze ku kiriba Yesu nagukoreho Imana nigera mu rugo rwawe Imana y'amahoro niguhanagura amarira warijijwe n'isi Imana nibambera umugisha muri iyo minsi ndyamye nagize iyerekwa vuga ati kagira inkuru baravana umunwa kuzibara kagira inkuru rwose nagize iyerekwa mbona hano hirya mu Burundi mbona mu nteko nshinga amategeko habayemo umwuka wo kutumvikana impaka ibyo mwavuze akati ibyo ntabwo mbishaka undi byavuze ati nanjye ntabwo mbishaka uri wese akavuga ibyo ashaka ku giti cye mbona kumvikana biranze mbona umwe akoze mu mukandara akuramo akantu kitwa bucura ndavuga imbunda karo ka pisto ayitunga umwe aba mumenye umutwe bari mu nteko nshinga amategeko ako kanya deregiti akimara kumurasa bona igihugu gikwiriyemo intambara bivuze ngo Burundi musenge ni mudasenga satani yabateje umwuka wo kutumvikana umwuka wo kujyana umwuka wo kudashyira hamwe umwuka wo kudasanyana umugozi umwe kandi ni ukuri kw'Imana umupaka ugiye kongera ufungwe umupaka wa Burundi umupaka wa Kampala ugiye kongera ufungwe kubera zino ntambara ndabisubiramo Burundi ni musenge ni mudasenga umwuka wo kutumvikana ni ukuri wabafashe kandi uyu mwuka uzabasiga heru kandi uyu mwuka uzabakoma mu nkokora kandi uyu mwuka numara kubasakaramo amahanga azabasekera kandi uyu mwuka ugiye kwangiza ibintu byinshi ariko turashimira Imana ituyahehera gito kiganza marumba idukomereje amaboko Banyarwanda n'abanyarwandakazi n'abari hirya y'igihugu cy'u Rwanda iwacu ni amahoro Imana yambwiye ngo mbabwire ngo yongeye gushingira ibendera igihugu cy'u Rwanda yongeye kubatwikira bundi bushya abantu bari bafite amarira ngo umuceri warazamutse ngo ibintu ku isoko birahenze Imana yumva amarira y'abanyarwanda n'abanyarwandakazi Imana ibikubita hasi yongeye yambwiye ngo rero satani yabyishimiye satani ntiyabikunze rero yateguye ubundi buryo bwo kujyangariza abantu b'Imana ariko iyo ari tuyahera hahera yongeye gushingira ibendera ryo kunesha mu gihugu cy'u Rwanda Imana yongeye gutanga ubundi bwenge muri perezida bivuze ngo hari ubundi bwenge Imana yatanze kandi no mu minsi mikeya mugiye kumva iyindi nkuru nziza ituritse ibwami hari iyindi nkuru nziza
ariko hari abantu bari kuyibata ngo haleluya Imana ishimwe wowe udukurikiranye amatwi yawe agiye kumva inkuru nziza wowe udukurikiranye amaso yawe agiye kubona ineza y'Imana wowe udukurikiranye ugiye kwakira ibitajyaga wakira wowe udukurikiranye Imana igiye kugusetsa kubera ijwi ryiza rigiye kuva ibukuru wowe udukurikiranye hari ijwi rigiye kuva ibukuru kandi rizagira umunyarwanda wese ho uruhare kandi rwiza nuko ijuru ryabimbwiye ndasubiramo iri jwi rigiye guturuka ibukuru buri munyarwanda wese rizamugiraho uruhare rwiza amen kuko ari inteko y'ijuru yateranye kubera abanyarwanda niyo mpamvu nakubwiye ngo nutaba amaso uraba mu Imana igiye gukubura ariko nuba amaso uraba muri bamwe bagiye kumva ijwi rivuye hehe ibwami icyama Ezekiyeli ukaba muri abangaba bagiye kumva ijwi rivuye ibwami icyama nanjye nkabamo nkaba muri abangabo bagiye kumva ijwi rivuye ibwami icyama Karosi TV ikazaba muri abangabo bagiye kumva ijwi rivuye hehe ibwami icyama wankurikiranye ukazaba muri abangaba bagiye kumva ijwi rivuye hehe ibwami icyama Imana ikakugeraho icyama Imana ikagukura kuri icyo gisasiro icyama Imana ikagukura muri iyo nzu y'imbohe icyama Imana ikaza ikagera iwawe urukundo Imana igera iwawe Imana nigera iwawe uko irabisanga ntabwo ariko irabisiga ndafashijwe Batista reka nkubwire rukundo umaze iminsi ushima Imana uvuga ati ndashima Imana ko yaguhaye kamera iyo ari tuyahera hahera iguhinduriye kamera ndabyakiriye hari igihe gutasha umutwe ukabona bimwe byapfuye ukabona ntibirebana neza ariko ijwi ry'Imana jya bamubwira ngo Imana iguha kamera nshyashya kandi utatekerezaga hari abantu Imana yakubikiye hari umuntu muzima Imana ijya kuguza n'umuntu kurusha ubushobozi hari umuntu wo kugufata amaboko hari umuntu watugwa agatambaro ko guhanagura amarira ku maso yawe hari umuntu wongeye kuguha igikombe cy'inshyushyu Imana yongeye kugukamira nawe nkurikiranye umugabo wakwisugana naguteza abantu ni Imana y'amahoro yonyine inzu wajyamo ukagira umutekano ni mu gituza cya Yesu ubwirisha ubuzima wabona ni mu gakiza nudasenga barakuroga nudasenga uburozi urabuye reka imite undi muntu nabonye umuhanzi witwa The Ben nabonye ajyana n'abandi bantu bari kujya muri studio bajya gukora indirimbo yari indirimbo y'uruhererekane irimo abahanzi benshi hanyuma ino ndirimbo barimo kuyikora barasabana bajya kunywa amayoga hanyuma uri kwa kunywa ya mayoga mbona bamurogeye mu kirahure ijwi rirambwiye ngo nibwire abasitari yuko Satani yabaziye abantu babanye ubutunzi ariko kubukoresha icyo bukwiriye gukora barabujyana mu biyobyabwenge none Satani yafashe icyemezo cyo kubamarira ku ruhire gato ibyo bitaka ari umunezero shitani agiye kubakumbitiramo shitani agiye kubambura ubuzima The Ben senga reka imikino uyu munsi waba utuzi imodoka ariko ejo nudasenga uzaba ugenda n'amaguru nagiye kubona abantu baraza kunyibasa ngo kuki ngo nde kuvuga ku basitari ndi kuvuga abo Imana yambwiye nawe Imana iri kumbwira nzaza nkuvugeho nagiye kubona Meddy yigeze gutangaza ngo agiye kujya aririmba indirimbo za gospel ariko nabonye iwe uwo mwuka kumvikanaho byananiranye byabaye ikibazo mu rugo rwe Meddy afite ishyaka ryo kuririmba indirimbo z'Imana ariko mu rugo rwe ntabwo bari kubyumvikana izo mvururu nizo zibereye ntabwo abyumva bivuze ngo ari guhura n'urugamba rw'urugo nawe
bivuze ngo umufasha we ntabwo abyumva nawe urugo rwe ruri ku manegeka bivuze ngo nawe nadasenga nabo barakora divorce nabo baratandukana bidafite umutima ukunze Imana ariko ntabwo babyumvikana ko numva bikaze abasitari ko baziwe bantu musenga kanumva icy'Imana ivuga nababwiye ngo Imana yongeye gufata icyo bita inkoni muntu wibagiwe ineza y'Imana Imana ikakugira imbabazi ikagira ikiguha ntugikoresha uko gikwiriye gukorwa Imana ije kubikwambura ikabiha ababikeneye kandi Imana nimara kubikwambura birangira nkunda Nyagisa ntabwo ajya apfa kuvuga ibintu byose Nyagiso ntabwo ajya apfa kuvuga ibintu byose Nyagisa yigeze kuvuga ngo sinjya nkunda gutega bisi ntabwo akunda gutega bisi ngo yigeze kujya mu modoka umuntu amuteruza umwana kandi ari umusitari biramubangamira abantu baravuga ati iki wanga gufata umwana ariko impamvu ni iyi ngiyi we yarisobanukiwe aravuga ati uvuga ngo mbi ikibazo mu bantu nzagenda muri ino nzira rero abantu Imana ahaye ibintu icyo mbivugiye nimwisobanukirwa abo muri bo Imana igiye kubasubiza aho mwahoze umvisha icyo Imana ivuze narivuze ngo abantu Imana yagize ibyiha hanyuma nimwisobanukirwa ntimumenye agaciro kayo ije kubasubiza aho mwahoze bivuze ngo mugiye kurira amarira aruta ayo mwarize musaba ibyo Imana yambwiye ngo mbabwire ngo abantu mujya mu rusengero mukurikiye ubuhanuzi mutagiye gukizwa irabaziye bagiye kujya bababesha ibyo bababwiye ntibisohore ubitegereze ubibura niba bakubwiye urugo atari Imana iruvuze n'urwari ruriho ruveho numva ari danje kuko iby'Imana ikora ntabwo bijya byitirirwa undi muntu rero abantu bari kubabwira ibyabo bikitirirwa Imana Imana yambwiye ngo mbwire umukristo nyawe yuko Imana ije kumwubakira ibyitirirwa bititirirwa umuntu wewe uri mu gakiza neza wewe ufite urugo rwubakiye ku Mana Imana ije kugukorera ikititirirwa abantu ahubwo ikitirirwa Imana komera kandi ushika wari ukabura uwaguhoza wateka ukabura uwagutabara ariko intako y'ijuru iteraniye kugutetura iteraniye kukugirira neza iteraniye kuguhoza amarira iteraniye kugukuraho igitutsi uyu munsi Imana kukuvanaho Herode w'ubushomeri Herode w'icange Herode wakwiciye ubukwe Herode utuma udatera imbere Herode utuma utabona akazi Herode ukugumisha mu Ruzaremu Imana igukuraho Herode uko Imana yarinze Sadurake ikarinda Meshaki n'Abedenego bari mu itanura ry'umuriro Imana ibane nawe ikimana yabanye na Yosefu ari mu nzu y'imbohe Imana ibane nawe ijuru yagutangarije ngo komera ubwo burwayi ntabwo ari ubwo kukwica ijuru yagutangarije ngo komera uwo mugongo ntabwo ari kuguhitana ijuru yagutangarije ngo komera ntabwo umva ikindi Imana yambwiye ngo mbwira abantu bose bakunda Pastori Nzahuke bakunda Pastori Nzahuke bamusengera ubudasiba kuko kiriya kirenge cye Satani yateguyemo kansa basenge batisengesha Satani uburwayi atabukuririza bikamuviramo gucibwa amaguru akagendera mu kagare
njyewe nabonye ajya kwa muganga mbona dogiteri aramubwira ngo igisubizo gihari akaguru kawe kamaze kuzamo kansa ni ukugakata. Bantu mukunda inzahu musenge Satani ntabwo yishimiye imirimo akora. Satani ntabwo yishimiye uburyo afasha abantu. Satani ntabwo yishimiye ukuntu arera imfubyi. Satani ntabwo yishimiye umutima w'imuwagira. Satani ashaka kumushyira mu kagare. Satani ashaka kumuca amaguru. Abamukunda mwese musenge. Nzawe kigiye gucika amaguru. Niyo bije Satani afite. Kana mambera narabivuze. Ndababwira ati mbonye arwara. Ariko icyo kiganiro nakoze. Uwo muntu abo ati ntabwo nabishyiraho utabubishye. Abivana. Wari wagikoze he? Kuyiyo televiziyo. Narabikoze kuri channel yavuze. Ndagunda no kwibagirwa neya. Ntabwo nyibuka ndayikubwira. Impemburo. Ntabwo ndavaho nayivuze. Twari twagikoze ku kiganiro kuri channel yakoragaho nuza uzubiya. Ntabwo byibuka. Ndazi ko iri channel eme yakunze gukoreraho cyane. Yawe TV. Yawe TV. Niyo nagikoze. Okay. Babikuramo ngo ntabamenye. None mubone ko yambara inkweto zidasa. Kubera ikibazo Bimusohoyeho. None byara. Kandi barabikuyemo. Barabikase. Buriya rukundo gukorera Imana ugifite icyo bitwita igisuzuguriro ni bibi. Ubu iyo biba byaravuzwe n'undi muponso urenze Yaba ari ngewe. Nawe byari gukunda. Sorry. Yaba yo nawe byari gukunda. Mba ndi trend ubu ngubu. Ariko kubera ishusho abantu batubonamo ntibemera ko muri abahana. ntabwo babyemera. Ariko bazajya bemerwa n'ibyasohoye. Kandi ko bazajya bemerwa n'iki n'ibyasohoye. Ni nama mpamvu nongeye kubabwira ngo niba